hari umuhanga uretse gutangaza ko mu isi turimo tuganamo mu gihe gito kiri imbere umuntu uzaba udafite technical skills nta kintu azi gukora n'amaboko ye ntabwo azabarusha ikintu kinini umuntu utazi gusoma no kwandika ko niho turi kugana bivuze ngo udafite igishoro gukora n'amaboko yawe kuzabaho neza mu isi iri imbere ntabwo bizaba byoroshye so mu rugamba rero tugoye kujyaho ko ntabwo twifuza ko umwana w'umunyarwanda uziga akamara imyaka myinshi mu ishuri ariko yarisohokamo ugasanga ntacyo ashoboye gukora tuba duhombye nk'igihugu cyo igihombo gikomeye cyane ariyo mpamvu dukomeje kwagura amarembo kugira ngo tugane amashuri ya tekinike tugire technical skills buryo tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Dufite programu nshyashya twakoze zigishwa mu mashuri ya tekinike ariko mbere yuko nzinjiramo nagira ngo mbagaragarize kategori ebyiri zigaragara mu mashuri ya TVET. Mukunze kumva tuvuga ngo TVET schools gusa bikarangira aho ngaho ariko muri TVET harimo ibyiciro by'ingenzi kugira ngo n'abanyarwanda basobanukirwe cyane. Igice cya mbere ari nacyo dushishikariza urubyiruko rwacu kugana cyane cyane abana barangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye ni igice kizwi ku izina rya Technical Secondary School. Ni amashuri yisumbuye ya tekinike, ni amashuri ya segonderi asanzwe n'andi yose ariko agira focus kuri tekinoloji cyangwa se kuri tekinike zitandukanye. Iki cyiciro cyinjirwamo n'abarangije O level cyangwa se 9 years basic education cyangwa se abanyeshuri batsinze ikizami cya leta bakagitsinda neza icyiciro gisoza igice cya mbere cy'amashuri yisumbuye niyo bajya muri Technical Secondary Schools. Programu tuza kubabwira zigishwa muri ayo mashuri ya Technical Secondary Schools cyangwa se azwi ku izina rya TSS. So icyo cyiciro ni nacyo gifiteho wa muhigo wa leta dufite ubwo 60% by'urubyiruko rurangije cyangwa se abanyeshuri barangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye bakwiye kujya muri ayo mashuri ya tekinike yisumbuye. So niyo Technical Secondary Schools ni amashuri ya tekinike yisumbuye, amashuri ya segonderi. Iki cyiciro kigwa imyaka 3 nk'uko umwana yiga imyaka 3 muri segonderi mu buryo busanzwe. Iyo myaka 3 irangiye muri ishuri rya Technical Secondary School ikindi cyiza kirimo nuko umwana ahitamo mu bintu bitatu bitandukanye. Urangije muri Technical Secondary Schools afite amahitamo 3 y'ingenzi. Kimwe ashobora guhitamo kujya ku isoko ry'umurimo kuko abafite ubumenyi buhagije muri tekinike zitandukanye tugiye kubanyuriramo. Ayo ni amahitamo ya mbere. Amahitamo ya kabiri ubungubu noneho ashobora guhitamo kujya muri kaminuza yariyo yose yaba iyo mu Rwanda yaba niyo hanze. So izi program tugiye kubabwira zikoze ku buryo ziyongeremo icyo twita applied sciences and communication skills. So iyo tuvuze applied sciences harimo science, harimo imibare, irimo na physics na chemistry nk'uko amasayansi musanga muyazi ariko ziri applied. Nuvuga ngo zihuye na bya bintu umwana ari kwiga ashaka kuzakora. Bivuze ngo niba uri kwiga let's say uri kwiga muri construction technology uriga ibijyanye no kubaka, tuza gusobanura neza tuvuze kubaka none se kubaka amazu mato cyane. Uwiga ibijyanye no kubaka tumutegura kuzahindukamo either umuzaye ku isoko ry'umurimo, ashobora kuzahindukana engineer, ashobora kuzavamo an architect, ashobora kuzavamo umwubatsi w'umuhanga mu buryo bukomeye. Ubu rero science aziga n'ubundi science ijyanye na property ya materials, aziga science ifite aho ihuriye n'ibikoresho byo kubaka, science ifite aho ihuriye n'ibyo azakira muri wa mwuga wo kubaka. So ibyo bifungura amarembo kuba arangije ya myaka 3 yo muri Technical Secondary School kuba yajya noneho muri kaminuza iyo ari yo yose. Izi program tugiye kubagaragariza zujuje uzirangije abayujuje entry requirements zo kujya either muri Rwanda Polytechnic muri za IPRC zitandukanye, ashobora kujya muri University of Rwanda, ashobora kujya muri University yose hano mu Rwanda, ashobora no kujya muri University yose iri hanze y'igihugu. N'amahitamo ye. Ubwo n'ibyaye navugaga ko afite amahitamo atandukanye yo kujya ku isoko ry'umurimo cyangwa se yabishaka agakomeza muri kaminuza iyo ari yo yose yaba hano mu Rwanda yaba ndetse niyo hanze. So ikindi cyiza kiba muri TVET uri abantu batakunze kumenya cyane nuko buri mwaka wose urangije ufite ubushobozi bwo wajya ku isoko ry'umurimo ukagira icyo ukora cyangwa ukagaruka kwiga. Muri aya mahitamo 3 navugaga udashatse guhita akomeza ashobora no gukomeza ikindi gice ari cyo cyose akaba yabanza akajya ku isoko ry'umurimo ariko akazagaruka agakomeza igihe bishatse akazavamo mu specialist utandukanye akaba mu engineer utandukanye uko bishaka. Mahitamo nayo ikiza kiriho kugeza ubu ngubu ushatse no gukomeza mu gice cya TVET n'ubundi dufite polytechnics noneho zirimo zinatangira Bachelor of Technology na Masters of Technology. Amarembo arafunguye n'uzabishaka akaba yakora professional PhD kuzamuka aho wagira hariho hose. Tuvuze ngo umwana w'umunyarwanda wize muri Technical Secondary Schools igihe cy'imyaka 3 arangije amarembo arafunguye kujya ku isoko ry'umurimo cyangwa se akaba yajya muri kaminuza iyo ari yo yose akaminuza akagera aho ashaka. Kubera ko technology kuri uyu munsi
nibyo urangije imyaka 3 ushobora kujya mu kazi, ariko umenye kwa technology buhinduka umunsi ku wundi. Namwe murabizi n'umukuru mukora n'itangazamakuru, technology mukenera nayo igenda ihinduka umunsi ku wundi, mukenera kwi-updating umunsi ku wundi. So niyo mpamvu twafunguye amarembo, umwana ushaka kwiga ariga akajya gukora iyo bishaka, ariko yashaka agakomeza, nta amarembo arafunguye kugera hariho hose. Kwa tugira ababyeyi bavuga ati umwana wanjye agiye mu ishuri ya tekinike, uriya se ko nashaka azaminuza akazavamo umudogiteri cyangwa akavamo iki. Birashoboka ubu ngubu ushaka kuvamo umudogiteri nta kibazo, uranyuze mu ishuri ya tekinike ariko ufite za technical skills cyangwa se hands on skills, bityo ukibona ku isoko ry'umurimo mu buryo bworoshye. Iyo ni impinduka yabayeho, tugira ngo urubyiruko rwacu rubashe kumenya, binatuma rwose ubwo twagiye tunabikora muri campaign twakoze, naho tuvuga ati ngiza nashaka kwiga bijyana tekinike kugira ngo nzagire za technical skills, ariko noneho n'ubu mfite na wa muhamagaro wo kwiga nkagera kure hashoboka. So ubu ngubu rero nta limitation nimwe ihari kuri izi porogaramu nshyashya zo muri technical secondary schools. So muri TVET nkuko nabivuze hari n'ibyo byiciro bibiri, hari iki gice cya secondaire twita technical secondary schools, ariko hari noneho n'igice kindi cyo hasi twita vocational training centers, cya kinini n'ubundi kigenewe babandi batabashije wenda kurangiza O level, bakuze bashaka kujya kwiga umwuga runaka igihe gitoya, icyo gice nacyo kirahari. Ariko uyu munsi ntabwo aricyo turi buganireho, ko program dushaka kubagezaho ni program zigishwa mu mashuri yisumbuye ya technique cyangwa se technical secondary schools, ariko duhamagarira abana barangije O level kugira ngo rwose bajyane technology igeze, bajyane iterambere aho bikwerekeza, bajyane naho isi kugana, bajye kwiga ibijyanye na technique. So uyu munsi ngiye kwanya muri program ho gatoya, ariko ndaza kwerekana igitabo zikubiyemo dushaka no kuronshinga uyu munsi, nza kubabwira n'ibikuye muri cyo n'amahirwe agaragara akuye muri iki gitabo, dushaka n'urubyiruko rw'u Rwanda rusoma rukumva neza ibirimo kandi rukareba ko byabagirira akamaro. So programme dufite rero zikubiye mu nkingi z'ubukungu bw'igihugu cyacu cyose zose. Iyo urebye mu iterambere ry'isi haba no ku ruhando mpuzamahanga, iyo uzi mu gihugu cyateye imbere biba bivuze iki? Ahenshi uragenda ko guti kino gihugu mbonye cyarateye imbere, urabanza ukareba ko guti se bafite ibihe bikorwa remezo. Ibikorwa remezo hari inyubako zitandukanye, hari z'amazu, hari ibiraro, hari amateme, hari imihanda, hari ibikorwa remezo y'iminara y'itumanaho ubona, hari ibyo by'ingufu z'amashanyarazi ubona bafite, hari inganda zabo ko zateye imbere, hari product bashyira ku isoko, singana zabo zikora iki. Iyo ugiye kugura akantu kose ugasanga ni made in China, made in Germany, made in igihugu cyaricyo cyose ni Korea. Turakoresha izi telefone za Samsung zakorewe muri Korea, turakoresha products ziva muri Amerika. Ibyo bihugu byose byateye imbere kubera ko bifite inganda bafite ibyo bashyira ku isoko. So wahagira bigatuma n'ubukungu bwabo buzamuka, ukareba ugasanga ibikorwa remezo byarazamutse, umuturage abayeho neza, afite ubukungu butajegajega. So muzi ko mu gihugu cyacu dufite intumbero yuko mu 2024 tuba twabaye igihugu cyo twita middle income country. So ibyo bivuze iki? Bivuze ngo umuturage wacu wese afite icyo azaba yinjiza. Middle income country twabaziyo tubaze dusanga umuturage yagombye kwinjiza amadolari byibuze 1300 buri muturage in average cyase muri moyenne. So niho dushaka kugira 2024. Muri 2035 tukajya kuba a high income country, igihugu gifite ubukungu buri hejuru. Umuturage akaba yakwinjiza byibuze $12,000 by'amadolari buri mwaka. Tukazajya mu 2050 naho turi an upper income country, byazamutse byageze no ku mafaranga ari hejuru cyane. So kuri ndakosora gato wenda kuri high income country biri mu bihumbi bigeze muri 4 birenga gato y'amadolari 12 tuba twageze deja mu gihugu kiri kuri upper income country. So ibyo kwigiraho bivuga iki rero? Bisaba ko habaho ko abaturage bacu, urubyiruko rwacu barufite imirimo, barufite akazi. Kandi akazi kajyanye n'iki? Kajyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. So bikenewe ku isoko ry'umurimo rero tugeze mu gihe ni nibanga abantu bose bakwiye kumenya, isi igeze mu gihe nta muntu uzongera kubaza wowe kujya guha akazi uvuga ngo wize iki, wize health diploma. Icyo ni ikibazo utazongera kubazwa n'umuntu ugiye guha akazi. Ahubwo barakubaza ngo uzi gukora iki, ushoboye gukora iki. Kuvuga ngo bifite diploma runaka ariko umuntu yakubaza ngo uzi gukora iki ugasanga ntacyo, ni ikibazo gikomeye cyane kirateye agahinda. So mwisi imbere rero urebye naho n'ikipe mpuzamahanga byerekana kuba udafite technical skills, utazi icyo ushobora gukora, udafite icyo ushobora gukora mu maboko yawe, kigaragara ni igihombo kuri wowe ariko kikaba n'igihombo ku gihugu cyacu muri rusange. So niyo mpamvu rero usibye natwe nk'u Rwanda, isi yose iri guhaguruka kugira ngo habeho abaturage bafite technical skills bashobora gutunganya umusaruro ukomoka muri ibyo bihugu, bagateza imbere urwego rw'inganda, bagashyira product ku isoko mpuzamahanga kugira ngo igihugu kibashe gutera imbere. Nk'u Rwanda rero turifuza natwe kuba duhaguruka tugiye ku isoko mpuzamahanga, tutagiye guhaha gusa, ahubwo tugahaguruka tujyanye product ziri made in Rwanda.
So ujya kugira ngo tubigereho rero ni kwa guteza imbere za porogaramu nababwiraga zitandukanye. Navuze rero ko porogaramu dufite ziri muri sector zose z'ubukungu bw'igihugu. Ndahera ku bijyanye wenda n'ikoranabuhanga. So iyo twita na magambo ya tuvuga ngo ICT cyangwa se ikoranabuhanga rya mudasobwa. Uru ni urwego rumaze gutera imbere ku isi hose. Murabibona nta kintu kimwe kiriho dusigaye dukoresha kidafite software muri cyo. Urahera kuri izi telefone dufite bariho command kayikora kuko afite software muri yo. Imodoka ziri gusohoka uyu munsi zifitemo computers on board zikeneye software. Ubu ngubu hari artificial intelligence muri kujya no mubona amarobo z'ubwenge mukabona imashini zisa naho zikoresha zigenda zishaka no kurusha umuntu ubwenge. Ibyo byose ni software development, ni IT. So iyi IT rero dusigaye nyuma nk'igihugu tudafite abanyarwanda ba specialty bahagije bazi ibijyanye n'ikoranabuhanga, bazi ibijyanye na software development, artificial intelligence, ibya networking. Ubwo nk'igihugu twaturi gusigara nyuma cyane. Niyo mpamvu rero twakoze program iri muri sector ya IT ifasha abanyarwanda urubyiruko kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga rya mudasobwa, kwiga ibijyanye na software development, gukora programs running za mudasobwa, ariko software ntago zijya muri mudasobwa gusa nuko nari bivuze, ziri muri telefone, ziri mu modoka, ziri no mu mazu yacu, hari za kamera ahantu hose zikoresha n'ubundi rya koranabuhanga, hari imashini zitandukanye zikoreshwa koranabuhanga. Bivuze ngo ibijyanye na IT no mwuga ku isi hose uri mutera imbere cyane kandi na unayoboye n'indi myuga yose. So rero dufite program nziza ziri muri ICT zijyanye n'ibyo navuga bya software development, ibijyanye na cyber security, muzi bya bitero by'ikoranabuhanga bijya byataka kuba ngo hano ikigo runaka cyatera igitero cy'ikoranabuhanga. Niyo dufite program zitegura aba specialist bo kurinda bya bitero by'ikoranabuhanga bishobora kwataka igihugu cyacu. So tudafite abantu bafite ubumenyi, inzobere muri ubwo buryo, wazasanga ibyo dukora byose nta musaruro bigezeho. Niyo mpamvu twifuza ko haboneka aba IT benshi b'abanyarwanda b'abahanga mu bijyanye na programu za mudasobwa, mu bijyanye no kurinda bya bitero by'ikoranabuhanga, mu bijyanye no gukora programu zishobora kuraninga ibyo dukora byose umunsi ku wundi, kugira ngo noneho tubashe kugendana naho isi iri kugana. So izi programu kandi nko nabivuze tuvuga ngo ibijyanye n'ibyo mutamuni za Sofia, amarobo atandukanye, hari ibijyanye na industrial automation. Ibyo byose ni bikenera ko habo aba IT y'abahanga bashobora gukora programu za mudasobwa ziyobora iri terambere. So ibyo byose rero dufite programu ziri muri technical secondary schools zijyanye na IT zinakunzwe cyane, aho tugenda tunabona n'abana bazirimo bataranarangiza batangira gukora amafaranga mu buryo bwihuse cyane, ku buryo ni programu rwose dushishikariza urubyiruko rw'abanyarwanda kuyoboka cyane. Ikindi na indi sector ikomeye inatera imbere mu gihugu cyacu no ku isi hose ni sector ya construction cyangwa se y'ubwubatsi. Gusa hagiye habaho mistake cyangwa se kutabyumva neza. Iyo tuvuze ngo umuntu agiye kwiga ubwubatsi mu ishuri rya tekinike, hari abantu bagira ngo agiye kwiga gufata umwiko no kuba umufundi gusa bikarangira aho ngaho. Ntabwo ari uko bimeze. Ibikorwa remezo birimo aya mazu y'ubwoko bwose, amaremare, amagufi, amatoya, amanini, harimo amastade, harimo ibibuga by'indege, harimo imihanda, harimo ibiraro, harimo amateme, harimo ibyo byose ibikorwa remezo byose by'ubwubatsi. So ibyo byose rero n'ubundi nibyo twigisha muri technical secondary schools. Aho umwana agenda kwiga imyaka 3 ashobora guhitamo kwiga ubwubatsi bw'amazu, amazu maremare n'amatoya, ubwubatsi bw'imihanda, ubwubatsi bw'ibiraro, noneho cyangwa se na bwa bwubatsi cyangwa se gukoresha za mashini zikoreshwa n'ubundi mu kubaka ibikorwa remezo. So izi program nazo zirahari igihe cy'amezi 3 y'imyaka 3 uyirangije akaba yahitamo kujya muri kaminuza muri engineering programs cyangwa se muri polytechnics, agakomeza n'ubundi akazaminuza akageza aho ashaka hose. So urangije muri program ntago ari wandi twita umufundi, ntago ari wandi twita utegereje ku muhanda ngo ashaka akazi agiye dufite ngo ari ku ndege nawe, ntago ari uko bimeze. So abangaba niyo bazavamo engineers bazadukorera imihanda tukunze kubona ikorwa n'abanyamahanga, bazatwubakira amazu manini tubona n'ubundi ajyanye n'iterambere ry'imijyi yacu, niyo bazadukorera ibindi bikorwa remezo bigezweho birimo ikoranabuhanga nabyo. Ntitugengo kandi umuntu ugiye kwiga kubaka ntago yiga science, yiga science, yiga imibare, yiga physique, kugira ngo uhagarike umuturirwa uhagarare ugire equilibre, harimo physics nyinshi, harimo science, harimo imibare. So ibyo nibyo yiga nabyo. So kandi noneho harimo izindi communication skills. Ntabwo tegura umwana w'umunyarwanda uzakora hano mu Rwanda gusa. Turi muri East Africa, turi muri isoko ryarafunguye ku mugabane wa Afrika hose no hanze y'u Rwanda, n'Uburayi n'ahandi hose washobora kuhakorera. Niyo mpamvu hashyizwe n'imbaraga mu bijyanye na communication skills. Tunzira noneho mu kintu cya technology ikoreshwa mu nganda, manufacturing technology. Nta gihugu ku isi muzakurikirana murebe kiratera imbere kitateje imbere urwego rw'inganda rw'icyo gihugu. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu turi gushyira imbaraga cyane mu gushyira program zijyanye no guteza imbere technology ikoreshwa mu nganda.
dufite ikibazo gikomeye cyane mu bihugu bya Afurika dukwiye gukosora kandi turimo dushyira imbaraga no mu Rwanda kugikemura burundu yo guhora twizeye ko ibyo tuzakoresha byose bizava hanze y'igihugu cyacu ntago ari byo kugira ngo tubigereho rero dufite umutungo kamere rwose umeze neza mu bihugu bya Afurika bitandukanye ni wacu no mu Rwanda hakwiye gutezwa imbere urwego rw'inganda kugira ngo tubashe kwikorera ibyo dukeneye dushyire product ku isoko mpuzamahanga dusagurira amasoko noneho natwe twihaze mu byacu so urwego rw'inganda rutunganya umusaruro rushobora gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi ukomoka mu y'agaciro ukomoka ku bindi bitandukanye byose kugira ngo tugire product ziri made in Rwanda dushyira ku isoko ryacu dufite rero porogaramu zitandukanye zisobanura cyangwa se zijyanye na tekinoloji ikoreshwa mu nganda iyo twita manufacturing technology ariko ubwo birajyana na industrial automation gukora inganda ziri automated zibasha gukora ibintu byinshi mu buryo bwihuse hakabaho ibijyanye noneho na rya koranabuhanga rikoreshwa kugira ngo urabizi iyo ugeze nko mu nganda zateye imbere ubona huzuye nk'amarobo niyo akora akazi kenshi barakubasha guproducinga piece nka miliyoni mu gihe gito cyane so ibyo byose ni natwe turi kugana kugira ngo tugire inzobere zibasha kudufasha guteza imbere urwego rw'inganda so ibi ngibi cyo bituganishaho usibye ko tuzajya no ku rwego rwo kugira inganda zashyizweho n'abanyarwanda ariko noneho n'abashoramari baza mu gihugu cyacu iyo badasanze hari qualified workforce bashobora gukora nayo biragoye ko batangira inganda hano mu Rwanda so ubwo rero urugendo turimo no kugira ngo tugire inzobere z'abanyarwanda bafite the required cyangwa se technical skills zihagije mu bijyanye n'iterambere ry'inganda turaza mu rwego rw'ingufu iyo tuvuze ingufu akenshi twumva amashanyarazi harimo ingufu z'ubwoko butandukanye hari amashanyarazi akomoka ku mazi cyangwa se hydropower hakaba amashanyarazi akomoka ku zuba cyangwa se no muri bwoko bwa renewable energy akomoka kuri gas nk'igihugu cyacu rero ntago twatera imbere tudafite inzobere zihagije mu ikoranabuhanga cyangwa se mu bijyanye n'amashanyarazi amasomo dufite muri technical secondary schools igisha umwana guhera kumenya ngo amashanyarazi avuka gute so akenshi iyo tuvuze ngo agiye kwiga amashanyarazi hari gutekereza ko agiye kwiga gukora installation gusa ko install inzu amatara kaka ntago ari uko bimeze ahubwo baho gutangira kumenya ngo amashanyarazi avuka gute bijyanye na power generation ayo dufite yakwiyongera gute ibyo nibyo batangira biga so noneho nyuma yaho hakabaho kumenya kuyakwirakwiza nabwo harimo ubwoko bubiri hari kuyakwirakwiza mu mazu cyangwa se domestic electricity ariko hakaba no kuyakwirakwiza mu nganda cyangwa se industrial electricity izo zose ni program ziri muri ino sector ibijyanye n'ingufu ariko noneho tutibanda gusa ku mashanyarazi akomoka ku mazi cyangwa se hydropower gusa ahubwo renewable energy kabirimo amashanyarazi akomoka ku zuba akomoka kuri gaze n'ubundi buryo bwose bwatuma havuka ingufu z'amashanyarazi so igihugu cyacu tudafite inzobere zihagije mu rwego rw'amashanyarazi mu rwego rw'ingufu ntabwo twazatera imbere nta yindi tekinoloji iriho yo guteza imbere urwego rw'inganda zidashingiye ku mashanyarazi cyangwa se ingufu zitandukanye nta bundi buryo aho isi igeze umuntu ashobora kubaho adafite ingufu z'amashanyarazi kugira ngo bishoboke rero turacyafite ikibazo cy'uko amashanyarazi dufite ari makeya hagoye kuboneka inzobere zituma tubasha kugeneratinga ayandi tubasha kubona uburyo bwo kwiyongera no kuyakwirakwiza no kuyakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane ariko tugamije guteza imbere urwego rw'inganda so dufite programu rero muri izi technical secondary schools zijyanye n'urwego rwo guteza imbere ingufu z'amashanyarazi akomoka ku buryo butandukanye indi programu nayo nziza mufite naho mpure nayo ni programu ya tekinike y'isakazamakuru n'itumanaho cyangwa se icyo umuntu yakwita electronics and telecommunication aho umwana aza noneho akiga ibijyanye na tekinoloji y'isakazamakuru sinzi mu Kinyarwanda ko umuntu yabivuga neza ariko iyo umuntu avuze electronics mu Kinyarwanda umuntu yabivuga ngo iki tuyita tekinoloji y'isakazamakuru n'itumanaho ni nako bimeze izi kamera turimo dukoresha izi mic turimo dukoresha zose zirakoresha tekinoloji ya electronics na telecommunication niba dukoresha televiziyo umuntu akicara mu rugo akareba amakuru kugira ngo yabone behind that hariho tekinoloji nini cyane hariho electronics hariho telecommunication nanone kandi murumva ko ntabwo umwana yiga gusa ngo agiye kumenya gusana televiziyo agomba kumenya uko bizagenda ahubwo harimo na science kugira ngo ijwi ndi gukoresha rigere ku munyarwanda uri Rusizi harimo physics harimo propagation ya once aho ngaho so umwana wese yiga sciences zijyanye n'ubundi na telecommunication kugira ngo noneho narangiza imyaka 3 yo muri technical secondary school nabishaka akomeze muri kaminuza azahindukemo an electronician umeze neza not only ushobora gukemura ibibazo bya telecommunication n'iminara dufite hano mu gihugu n'ibindi bijyanye n'itumanaho ariko ushobora no guhimba cyangwa se no kuvumbura tekinoloji nshyashya ziri made in Rwanda zadufasha mu itumanaho mu buryo bworoshye turajya muri sector y'ubuhinzi ubuhinzi ni sector ikomeye cyane
tubona uri mu gihugu cyacu ahubwo ni ku isi hose. Ariko nk'Abanyafurika dufite ikibazo gikomeye cyane dukwiye gukemura, kandi nta buryo bwo kugikemura bitanyuze mu kugira abantu bari skilled cyangwa se bafite ubumenyi bukenewe. Umuryango mpuzamahanga uherutse kugaragaza ko muri 2020 nka Afurika twatumije ibyo kurya hanze y'umugabane wa Afurika bigera kuri 85% y'ibyo dukeneye. Barongera bagaragaza ko 60% by'ubutaka butabyazwa umusaruro ku isi buherereye ku mugabane wa Afurika. Ni ibintu bibiri bivuguruzanya ariko bikwiye kudutera agahinda bikadusaba gutekereza cyane. So dufite ubutaka bwinshi butabyazwa umusaruro, ariko ntabwo turi kubasha kwihaza mu biribwa, kandi nta buryo bwo kwihaza mu biribwa butari uguhinga. Turahinga ariko ntabwo duhinga mu buryo bugezweho bujyanye na tekinoloji. Ariyo mpamvu noneho turi gushyira imbaraga cyane mu kugira inzobere zishobora kudufasha mu kuvugurura ubuhinzi bwacu, kugira ngo dukore ubuhinzi buri modern, ubuhinzi bushobora gutuma twihaza mu byo dukeneye ariko tugasagurira n'amasoko mpuzamahanga, ubuhinzi bujyanye na tekinoloji. So niyo mpamvu hakozwe programs zijyanye n'ubuhinzi buri mechanized, cyangwa se buri mu imashini, hakazamo na irrigation technology, kugira ngo ubutaka butoya dufite tubyaze umusaruro byo tubasha kwihaza mu biribwa ariko tugasagurira n'isoko mpuzamahanga. So dufite izo programs rero zijyanye na agriculture, harimo na agriculture mechanization, ya irrigation technology. Ni program nazo ziga imyaka 3 muri technical secondary schools. Wabishaka ukajya gushyira mu bikorwa ibyo umaze kwiga, wabishaka ugakomeza muri engineering programs mu bigo cyangwa se muri kaminuza zitandukanye. Icyo twifuza nuko tugira inzobere zihagije mu kubyaza umusaruro uburenzo tubyaza umusaruro ubutaka bwacu uyu munsi, mu guhinga mu buryo buri modern, uburyo bugezweho, buhingishije imashini, ukoresheje uburyo bwo kuhira, kandi noneho utuma umusaruro tubona uba mwinshi, tukihaza mu biribwa ariko tugasagurira n'isoko mpuzamahanga. Ikiyongera kuri ibyo kandi noneho ubuhinzi ntibugarukira aho ngaho, hashyizwemo na programu zijyanye na food processing, kugira ngo wa musaruro dufite dushaka no gushyira ku isoko mpuzamahanga ni gute tubanza tukawutunganya ibyo tubasha kuwugemura hirya no hino ku isi nta kibazo kibayeho. Ari cyo cyitwa food processing, cyangwa se gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi kugira ngo tubashe kuwugemura ku isoko mpuzamahanga. Turifuza ko rwose byibuze ibyo tubasha cyangwa se gukenera mu bijyanye no kwihaza mu biribwa tubibona mu gihugu cyacu, ariko tugasagurira n'isoko mpuzamahanga, kandi umusaruro tujyanye hirya no hino ku isi tukawujyana wabaye processed, watunganyijwe ku buryo tubasha kugeza aho dushaka nta kibazo. So indi sector inakomeye cyane tumaze kumenyerwaho nk'Abanyarwanda ni sector y'amahoteli n'ubukerarugendo. U Rwanda tugeze kure mu kwipositioninga nk'igihugu cyiza mu bijyanye n'aho abaturiste bashobora kugana, dushobora kwakira ubukerarugendo bushingiye ku nama mpuzamahanga, dushobora kwakira ubukerarugendo bushingiye ku byiza bitatse igihugu cyacu dufite, ku mutekano mwiza dufite, ku mahoro dufite mu gihugu cyacu n'ubuyobozi bwiza. Amahanga yose aratugana sana twiteguye gute? So tourism iri gukiza ibihugu bitandukanye byinshi rwose, mu Rwanda ntabwo dushaka gusigara inyuma. Ariko noneho abanyamahanga batugana, abatunze amadevize, tugomba kumenya uko tubakira. Mu kubakira bijyanye n'amahoteli bari buraremo, uko bari bwakirwe, amafunguro bari bufate, uko bari busobanurirwe ibyiza bitatse u Rwanda. Ni ibintu, it's a science. Ntabwo ari ibintu umuntu atorwa, ni ibintu ugomba kwiga. So hari programs z'imyaka 3 zijyanye na hospitality na tourism, cyangwa se amahoteli n'ubukerarugendo, aho nabwo n'ubundi nyuma y'imyaka 3 ushobora guhitamo gukomeza muri kaminuza. Programs zirahari n'ubundi muri polytechnics, ushobora gukomezamo n'ubundi ukiga ibijyanye na tourism n'ubukerarugendo. Ariko aha ngaha noneho hari n'imbaraga mu bijyanye na communication skills, kuko urumva ni ugutegura abantu bazavuga n'abanyamahanga cyane. So bivuze ngo ibijyanye n'indimi nabyo byongereyemo cyane ku buryo urangiza ko ushobora kuba wakora ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo aho babikorera hari hose ku isi. So ibi kandi tuvuze amahoteli n'ubukerarugendo harimo nk'igice wenda abantu badakunze kumva cyane ariko gifite agaciro kanini, ibijyanye no guteka mu mahoteli. Uriya mushef ukora muri hoteli ntabwo bamugeranye n'umuntu wicaye mu biro, mutamuzi icyo yinjiza n'icyo akora ntaho bihuriye. So ni akazi keza cyane kandi gafite imbaraga, gakunzwe kanamenyera ku isoko mpuzamahanga, ku buryo turimo dutegura Abanyarwanda aho bafite iyo kalibre yo kuba bakora mu mahoteli y'inyeri zisumbuyeho, bakabasha koko kwakira abashyitsi neza no kubategurira ibyo bakeneye, kandi nabyo byinjiza igihugu, bitanga akazi mu buryo bugaragarira ku isi hose. Indi programu noneho nayo yashyizwemo imbaraga cyane ni ibijyanye na tekinike ikoreshwa mu binyabiziga no gutwara abantu n'ibintu, cyane kwita automobile technology. Ahenshi nabuze ngo yiga mechanical automobile, agiye utekereza ko agiye kwiga gukanika, agafungura ipine akayisubizaho bikaba birarangiye. So ibinyabiziga biriho ubu ngubu birimo kategori nyinshi.
iyo tuvuze ikinyabiziga ntabwo tuvuze imodoka gusa, ntabwo tuvuze igare, tuvuze n'ibindi by'ubwoko butandukanye, tuvuze na gari ya moshi, tuvuze n'indege, tuvuze n'ibindi bintu byose bishobora gutwara abantu. Ikindi kandi ibinyabiziga biriho ubu ngubu ntabwo ari bya bindi bya kera bigizwe n'amaburo afunze gusa cyangwa ushobora gufungura. So imodoka yo ntushobora kuyijya munsi utabanje kuyicomekaho computer ngo urebe ikibazo ifite muri systeme yayo. So ni computer, ni imodoka zifite computer on boards, zifitemo the science behind, zifitemo technology, zifitemo ubundi bwenge burenze bwo no gufunga no gufungura. Wa mwana ugiye kwiga mechanical automobile rero ntabwo arahera kumenya gufunga no gufungura amapine gusa, agomba kugira n'ubuhanga kuri mudasobwa buhagije, agomba kumva the science behind each and everything iri muri ya modoka. Kuko icyo dutegura ntabwo ari kumenya gusa ngo turashaka gutegura abazakanika imodoka ziri cyangwa ibinyabiziga biriho, ahubwo tugiye gutera intambwe kumenya gusa n'ibyo twakora n'ibinyabiziga byacu twabigeraho gute. Dukeneye kumenya the science behind ya automobile technology, ikoranabuhanga riri mu binyabiziga. Ntabwo twifuza ko tuzaragura ibyaro rwacu n'abazukuruza bacu kuzahora bagura ibinyabiziga hanze y'igihugu cyacu. Twe tuzabigeraho gute? Birasaba ko dufungura amaso tukareba kure. Ari nayo mpamvu noneho porogaramu zabaye revise zisubirwamo, noneho zifungura wa mwana ugiye kuzijyamo gutekereza beyond yo ngo ni mekanike gusa, abo babone gute namenya the science behind each and everything. Noneho natwe tukazagera ku rwego tubasha kugira even the cars zakorewe mu Rwanda twikoreye ubwacu, atari zateranyirijwe mu Rwanda muri rwego rwose, ahubwo izo twakoreye iwacu na technology yacu na science yacu. So abana rero bajya muri ayo masomo nabo biga science, biga chemistry, ntabwo ushobora kumenya uko imodoka itwike science utazishimira behind, ntabwo ushobora kumenya noneho speed imodoka izagendera utazi physics na equilibre y'imodoka. Ibyo byose biri muri izi program ku buryo umwana arangiza afite technical skills ariko afite na science ishobora kumufasha kumeza kuzamuka. Ikindi kandi noneho imodoka ziri muri kategori nyinshi, hari zikoresha amashanyarazi, hari zikoresha fuel isanzwe, hari zikoresha gaze, zirimo kategori zitandukanye. Ibyo byose nibyo rero muri mechanical automobile bagenda biga. So mu nteko ko dufite na program zijyanye n'ubuhanzi n'ubugeni. So iyo umuntu uzi ubuhanzi ushobora kujya muri kintu cyoroshye. Abahanzi dufite ku isi hose bari mu basitari bakize cyane kuri uyu munsi. Kubera ubuhanzi ni umuntu ukomeye cyane kandi winjiza, naho dushaka ko mu gihugu cyacu ukorwa mu buryo buri professional. So niyo mpamvu hariho programs nazo ziri guhuzwa ni standard mpuzamahanga uko zimeze, kugira ngo nazo tugira abahanzi bari professional, ariko abahanzi atari guhanga gusa, ubwo harimo na programs zijyanye na music production. So ukora ubuhanzi si ukumenya kuririmba gusa, hari whole science behind kugira ngo ryarwe risohoke rimere neza, ba muziki usohoke tuwishimire, unagurishe kopi z'indirimbo z'ibihumbi n'ibihumbi, a lot of science behind. So ibyo rero nibyo biri muri program z'ubuhanzi n'ubugeni dufite uyu munsi, kandi dukomeza kugenda tuvugurura umunsi ku wundi kugira ngo abanyarwanda bakomeze kujyana naho isi iri kwerekeza. So izi program zose rero hari n'izindi nyinshi, ngo noneho kugira ngo ne kubatindira cyane tugiye kwinjira mu bijyanye n'iki gitabo n'ibikubiyemo, kubera ko izi program zose ndi kugenda mbabwira turaza kubona ko zikuye muri iki gitabo dushaka kuza kubagaragariza. Ariko the other message twifuza ko abanyarwanda bamenya nuko izi program ni nshyashya, zigiye gutangirwa mu mashuri ya technical secondary schools, amashuri yisumbuye ya tekinike dufite mu gihugu hirya no hino hose. Izi program zirafungura amarembo ku mwana wese watsinze tronco neza, watsinze O level, ushaka kugenda na technology, ushaka kugira hands on skills, ariko ushaka no kufungura amarembo mu gihe yabasha yakenera gukomeza muri kaminuza yari yose, yashaka kuzahinduka specialist mu kintu runaka, yashaka kuzahinduka engineer mu kintu runaka, ziramufungura amarembo ku buryo bwihuse rwose. Ikindi kirimo ni good communication skills, aho twizera ko umwana uzawurangijemo azaba rwose afite ubushobozi bwo kuba yakorera mu Rwanda n'ahandi hose yashaka kuba yajya kwisi. So ikintu tugushyira n'imbaraga no kongera ibikoresho, kuko murabizi technology irihuta cyane. Iyi kamera muri mukoresha uyu munsi mu myaka 5 iri imbere uzaba uyifite baguseke kucyo ukoresha iyi kamera imeze gutya, kuko technology irihuta cyane, irahinduka umunsi ku wundi. So bivuze ikirere, bivuze ko natwe turi gushyira imbaraga mu gushaka ibikoresho bigezweho kugira ngo abana bige koko bitegura kuzaba mu isi iri imbere, kuko twigisha umwana uzakorejo. So bivuze ngo turamwigisha tumutegura kuzabaho ejo no kuzajyana na technology izabikoreshwa ejo hazaza. Ubwo rero leta y'u Rwanda gushyira imbaraga mu bijyanye no kongera ibikorwa remezo by'amashuri, gushyiraho abarimu b'inzobere no gushaka ibikoresho bijyanye n'izi programs nshyashya. Uyu munsi rero twaba tugiye kwereka iki gitabo kirahangana, ndagira ngo nsabe babahe kopi buri wese kuri kino gitabo. So iki gitabo kirimo amakuru y'ingenzi, navuga ngo amakuru ane y'ingenzi ndayashyira muri kategori enye. Ikirimo cya mbere cyiza uri cyitwa TVET programs and opportunities, cyerekana program ziri mu mashuri ya tekinike dufite mu gihugu, hakabamo noneho n'ibyiza byazo.
Mwana musanga mufite iki gitabo n'ubundi nacyo cyitwa nkacyo cya Activity Programs and Opportunities. Iyi ni volume ya mbere twabagaragaje n'ubushize yerekana n'ubundi izi program, ariko ahangaho hiyongeramo ibintu bigeze kuri bitatu. Hano harimo za program nk'uko maze kuzibabwira, ariko noneho kuri buri program uribaza uti niba ngiye kwiga amashanyarazi bizagenda biti. Uragaragarizwa mu kino gitabo, mwaza kubonamo program buri yose, ariko noneho twakwereka ngo niba ugiye kwiga iyi program employment opportunities, just amahirwe yo kubona akazi agaragara hano. Abantu bakigeze ubungu mu gihugu cyacu, companies, ibigo bikenera umuntu wize nk'iyi program ushaka kwiga, iby'ingenzi urayibonamo hano. Umwuga ushobora gukora urangije kwiga iyi program urabonamo hano. Niba ngiye kwiga iki ngiki nuko nshaka kuzaba iki, ibisubizo murabona muri iki gitabo. Noneho ikindi kiyongeraho, niba sinamwe nshaka gukomeza muri kaminuza nizi program ndakomereza muri program zitwa ngo iki, hano biragaragaramo hose. Buri program yose ushatse kwiga guhitamo urabona ngo ninyirangiza imyaka 3 maze muri technical secondary school, nyuma y'imyaka 3 ninshaka kujya mu kazi najya gukorera ahangaha muri ibigo bitandukanye, abakoresha bahari naba imyuga hari ningi nakora. Ariko ninshaka kujya muri kaminuza yose program nakwinjiramo cyase naba nuruje ibisaba kujyamo muri kaminuza yose zitwa gutya ziherereye ahangaha. Ibi ngibi byose turabibona muri kino gitabo. Ikindi kandi nanone ukirebyemo niba ukunze program runaka ukabona secondaire iyi nyikunze nayiga hehe, urabona muri liste y'amashuri ya tekinike yose mu gihugu cyacu atanga amasomo ajyanye n'iyo program wabashije guhitamo, wabashije gukunda. Igitabo nicyo kimeze, niko kimeze, kirasubiza ibibazo bigeze kuri bine. Programu zihari mu mashuri ya tekinike yisumbuye ni zihe izo mumaze kubabwira. Buri programu wayirebaho ukakubwira ati programu yirangije mu gihe cy'imyaka 3 ushatse kujya mu kazi, abakoresha bariho bari potential nabangaba. Umwuga wakora urangije kwiga programu witwa gutya. Ushatse gukomeza muri kaminuza yari yose, programu zihari uyu munsi wakomeza muri kaminuza, muri polytechnique cyangwa muri kaminuza zitwa gutya nizi wajyamo. None uvute ndumva nyikunze cyane nayiga hehe, ugatona liste y'amashuri yose mu gihugu yigisha iyo program. Washaka kugira aho ujya kwiyandikisha, washaka kujya contacta ukabasha guhita uhajya. So na makuru akuye muri iki gitabo, amakuru y'ingenzi cyane. Igitabo turonshinga uyu munsi tugira ngo kigere ku Banyarwanda, ku babyeyi, cyane cyane ku rubyiruko rurangije O-level cyangwa se rurangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Bivuze ngo amakuru yose bakenera barayabona mu kino gitabo. So iyi minsi rero turi mu gihe cyo kureba nk'Abanyarwanda, tuvuga ngo turashaka kugana hehe, igihugu cyacu kiri kugana hehe, turashaka kwibona hehe mu ruhando mpuzamahanga, turashaka ko Umunyarwanda w'ejo n'ejo hazaza azabaho gute. So ni urugamba tugira ngo dufatanye namwe mwese, Abanyarwanda bose, urubyiruko rwose, turebe ngo ngewe contribution yanjye izaba yihe mu kubaka igihugu gifite ubukungu buhamye, igihugu giteye imbere mu ruhando mpuzamahanga, igihugu gifite ibikorwa remezo bigezweho, igihugu gifite inganda zikomeye kandi zikiri ibikorwa byazo ku isoko mpuzamahanga, igihugu gifite Umunyarwanda wibeshejeho neza, ufite akazi, utari umushomeri. Ikindi rero message umwana w'Umunyarwanda wese urimo kwiga cyangwa se umubyeyi ushaka kuza umwana we ku ishuri, ukwiye gutekereza ngo umwana wanjye ariga kugira ngo azakora iki. Ese amahirwe ari ku isoko ry'umurimo ni ayahe? Urifuza ko azaba iki? Urifuza ko azakora iki? Twibutsa ko igikenerwa ku isoko ry'umurimo uyu munsi ntabwo ari ukuvuga ngo nizaha nakoze ibi, abona kumenya ngo nshobora gukora iki ngiki, nakora iki ngiki, ufite ubumenyi bumeze gutya, udafite rero technical skills mwino turi buganamo ni ikibazo gikomeye cyane. Hari umuhanga uretse gutangaza ko mu isi turimo tuganamo mu gihe gito kiri imbere, umuntu uzaba udafite technical skills, nta kintu azi gukora n'amaboko ye, ntabwo azabarusha ikintu kinini umuntu utazi gusoma no kwandika. Ko niho turi kugana. Bivuze ngo udafite igishoro gukora n'amaboko yawe kuzabaho neza mu isi iri imbere ntabwo bizaba byoroshye. So mu rugamba rero tugoye kujyaho ko nta twifuza ko umwana w'Umunyarwanda uziga akamara imyaka myinshi mu ishuri ariko yarisohokamo ugasanga ntacyo ashoboye gukora, tuba duhombye nk'igihugu, cyo igihombo gikomeye cyane. Ariyo mpamvu dukomeje kwagura amarembo kugira ngo tugane amashuri ya tekinike, tugire technical skills, buryo tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu.